tutasimbuka Leonidas kuri uyu wa gatandatu ubwo match Rayon Sport yarangiraga na Singida abakobwa babiri b'abanyamakuru bakozanyijeho ruraka. Iyo nkuru ntabwo inkoko inkoko zidondana. Iyo si inkuru kuko inkuru utaruvuze ko ari inkuru urumva ikintu kijanditsemo Leonidas nuko arimo abakinyi ba APR urumva abakinyi ba APR ari bapfuye bya biri twamagana ngabandi impamvu ngiye mvuga ko n'abanyatangazamakuru babyica. Umuntu arafata umuntu ngo wenda tuvuge n'urugero ngo nuko afite isura nziza hari uwo nibuka ngo wabaye muri APR ngo nimuzana ngo kuri cano ngo bazajya barebe ngo iki gikobwa cyiza ngo nibakibona ngo bicimbe ngo baze ngo za views ngo zize ngo nawe ngo azajya murika kuri muri make ntibakurikiye ubwenge bakurikiye ubwenge no kurikiye ibyo azaguha ukurikiye ngo aratwika n'ukurikiye content n'ukurikiye noneho hari n'abarukirita tujye tuvugisha kuri ubwo unzanye mu bintu ntari bujyemo hari n'abo ngo turarukirita umukobwa ngo kuko abakinnyi bafatwa cyane ngo niwe tuzajya twohereza kuri tele ngo bazajya banesha interview ngo biruka mbese ukamera nkaho umukobwa ugiye kumutega ni nko kumucuruza burundi ushatse wanavuga gutyo kumucuruza ngo nagera imbere y'umutoza ngo akabona itako azagira intege nke ngo amuhe interview ntukurikiranye ubwenge wona ngo afite ubwenge ngo urumva wowe mbese itako niryo rizajya gutanga interview ntabwo tutasimbuka Leonidas kuri uyu wa gatandatu ubwo match Rayon Sport yarangiraga na Singida abakobwa babiri b'abanyamakuru bakozanyijeho ruraka. Iyo nkuru ntabwo inkoko inkoko zidondana. Iyo si inkuru kuko inkuru utaruvuze ko ari inkuru urumva ikintu kijanditsemo Leonidas nuko arimo abakinyi ba APR urumva abakinyi ba APR ari bapfuye bya biri twamagana hano karaka nuvuga ngo umwe ashinja undi abakinyi ba APR oya wowe uraza kumva idonido ryayo ngewe iyo nkuru yawe ni inkuru yamaganye rwose suku yamagana sinange sinashakaga ariko iyo byemvervisemo abakinyi se hari uwo wabafatanye reka da Leonidas tuyihereho twirukanke jewe rwose kugira ngo tunayiveho abantu bayumve ntiwarangije kwamamaza twashoje ko kugira ngo ujye kumvugisha ibintu byose nza kuvuga agiye kubivuga nyuma reka tubivuge birangire kamanze behe Bishop video barwana oya byarangiye n'ubundi nabicezeho abanyarwanda bamaze kubona ko nza kubivugaho abanyarwanda burashyiramo abantu mu bintu by'imirwano ibintu by'abantu baza bakajya mu bintu urumva bakijandika mu bakinyi subwo nawe umunsi bazagufata ka video uri guhirimagurika ariko njandika abakinyi se oya bazagufatira nawe mu bintu Leonidas ni ibintu ushobora kubisimbuka ukumva handi birenze uko byumva ntago ari cyo gushima gusa nanone bigendanye nawe none se mwabwiwe n'iki ko bari gupfa abakinyi barabitukanye ku mugaragaro abantu baba bari kurwana urumva bajya kurwana batabanje guterana amagambo ngo buri wese wari guha ukuri mugenzi we abakobwa se nuzi ko banza bagahana ukuri hari uza asingira undi ati ndagukubita shareka manze nzamura amajipo ngukubita ariko rero oya manze umwire umwe aravuga ati reka nzamura amajipo ngukubita barabanje bakirana muri stade imbere bageze hanze kwa nuza kwatuma barongera barwanira hanze ya stade niho Kadimu yaje basanga nawe yabahunga oya witwa Kuyata urumva nawe yarimo bo bari kurwanira se yarababonaga ariko abagore iyo barwana bakizwa n'undi mugore Kadimu bari Kuyata yajyaga noza aida bwa mbere bagushaka undi mugore nawe w'imbaraga abo subundi nabaye cyefata umwe agashyira ku ruhande n'undi agashyira ku niyo mpamvu nangiye ubwira reka tuyitangire duhite tuyigenda kubitubangura kuko ngiye inkuru yo muri APR yindi ahubwo y'igikorwa cyezo kuko ngiye ndashaka ku chairman abantu batamwinjirira ngiye nicyo ndashaka kurwanya nacyo ndashaka chairman yabo Bishop na my video ndetse n'abakobwa amafoto yabo byagiye hanze niba ari ibyo byaragiye hanze ntagaruriro kuko ntabwo twabifashe naringize ngo wenda umuntu yabagira nibanga ko yabagirira akabanga kubera wenda ni mbona bo bwabo bishize hanze ni izina dusangiye uwitwa Krista Leonidas ni umusimbizi aramuzi ni umunywanyi kazi wanje yego hakaza uwitwa Silvisano niba rero ayo mazina ni iyo
ni umwuka wari umaze igihe kinini kuko umwe wasangaga agambirira n'ubundi yawe urimo uratotera muri aperi impamvu ngiye nshaka kubivuga wakiri kare nk'abihaniza numva wewe waba wifasha nta kibazo ibyo byose bivuze iki ubwo uwitwa Krista yaje kuri match afitanye abasteward rwose barimo kwitambika yaje muri match afitiye ikintu cyitwa ikidondo cyo kuza kuvuga ngo wowe Sylvain uvuye muri Sekafa waramvuze yamuvuze ati ngo witwa Sylvain yabwiye abakinyi ba APR Football Club ko Krista ngo umukobwa akoze umuhungu akozeho ejo ajya kumushaka bakabana inde wabivuze witwa Sylvain niko bivugwa Leonidas buretse gato uraza kumva noneho aho byaje kuba ikibazo umwe mu bakinyi ba APR ahamagara Sylvain arabimubwira ahamagara Krista arabimubwira Krista arabyijundika aravuga ati njyewe tuzabonana uwo mukinyi birangiye ejo bundi Krista rero abakinyi b'abanyagana bavuye mu kibuga muri Tanzania uwitwa Dawuda amanuka agiye kubasuhuza ba KK babanye muri Samatex ahura na Krista ariruka oya Krista aravuga ati n'umwana batubwiye kuruga uwitwa nde Dawuda yaramuzi sati nyine kumva kuba baziranye na Dawuda kumva basanga babaziranye ko niba barageza bari ubwo basanga bafitanye ubushuti ariko aravuga ati ntunkoreho bambwiye ibyo wawe ntabwo nshaka nkora bitubangura je niko bitubangura nuko se kubota dari umunsi none uranyica urumva arangije uwitwa Krista aravuga ati ubundi nubwo ni bya bindi byose umwamuki yambwiye nibyo kamige Sylvain abonye Sylvain ari kuri telefone areba abatanzania bari baziranye bako barazanye nabo mu ndege bava Tanzania bose rega ni bamwe azangiye agatera amugurukana uwitwa Aida arabareba abona ko bagiye kurwana ajyamo hagati azana n'umubawunsa w'umudamu barabakirana bavuga ati mugende mubireke umudamu aranavugira nawe ati nimukajye muza kwisebya ubuntu bwanyu bamwe bw'amatiku bwo hanze w'imbere y'abakinyi muzi mu gutukana ibyo birarangira abantu bajya muri press conference aho bivakoresha ama interview birarangira n'ibi cyose abika amakamera ye undareka aracyafite wa mushi arimo aramuhiga ariko ubundi giye kwa nkubita mbangura baje bate muri uyu mwuga nyine cyo tuze kujyaho warije mvuga ko napfuye yo nanjye tuze kujyaho n'ubundi kuko n'ubundi turagaye tureba gupfa ko ari aho ngaho bipfira baje kugera hanze umwuga w'itangazamakuru ni gute ukorespondana n'umuntu ushaka ufite ubundi buzima yaje ashakamo yarwo nimba bitangazamakuru nabo babyicage nzajya murambanenga Sekara bitwa abanyamakuru kandi bakora cano none se mbere yuko bajya kuri izo cano ntago babanje kujya no kubitangazamakuru bikora uyu nguyu Sylvain bombi baranakora kamanze mwereke gapanda impamvu ngiye mvuga ko n'abanyatangazamakuru babyica umuntu arafata umuntu ngo wenda tuvuge n'urugero ngo nuko afite isura nziza hari uwo nibuka ngo wabaye muri APR ngo nimuzana ngo kuri cano ngo bazajya barebe ngo iki gikorwa cyiza ngo ntibakibona ngo bicimbe ngo baze ngo za views ngo zize ngo nawe ngo azajya murika kuri muri make bakurikiye ubwenge bakurikiye ntukurikiye ibyo azaguha ukurikiye waratwika ntukurikiye content ntukurikiye noneho hari n'abarokirita tujye tuvugisha kuri ubwo unzanye mu bintu ntari bujyemo hari n'abo ngo turarokirita umukobwa ngo kuko abakinyi bafatwa cyane ngo niwe tuzajya twereza kuri tele ngo bazajya baje interview ngo biruka mbese ukamera nkaho umukobwa ugiye kumutega ni nko kumucuruza burundi ushatse wananirwa gutyo kumucuruza ngo nagera imbere y'umutoza ngo akabona itako azagira intege nke ngo amuhe interview ntukurikiranye ubwenge we ngo afite ubwenge ngo urumva wowe mbese itako niryo rizajya gutanga interview ntabwo oya